bene ubu sindagaruka kuri Vestina na Dorcas ngo ngaruke ku muntu witwa niyo boss. Nizihe nyungu ziri mu guca bugufi k'umuntu bigaragara ko Imana yazamuye? ahora kugasongera ko nabyita, cyangwa ahora shining, ahora ari ugaragara upika, nyine ahora ari we upika cyane ashininga, niko nabivuga, kubera ko ubundi ijambo rimwe risobanura icyo kintu cyubahiro ni cy'Imana. Irena ricara aravuga ati reka manze makoramo ikiganiro cy'umuriro n'abantu babone yuko uyu munsi nta kintu kibarimo. Nkuko Vestina bivuze, Satani yazize kwishyira hejuru. Ikiri kugukoresha nicyo ukwiye guhereza icyubahiro pana, kuko already uvuze ngo wiyemeye uri guhereza icyubahiro nde wowe. Niyo mpamvu iciye bugufi ikikurimo kirazamuka. Iyo uciye bugufi ikigukoresha kirazamuka, ariko iyo wishyize hejuru hagaragara wowe ikiri kugukoresha ukakizira. Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ariko ubundi aba bana ni bantu ki? Ni bantu ki bashobora gukora indirimbo mu gihe kitageze no mu minsi 2 indirimbo yabo ikaba imaze kuzuza miliyoni irenga? Aba bana nako aba bavandimwe Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas bakomeje kuba inshoberamahanga mu bantu benshi batandukanye. Aba bana neza bararirimba ukagira ngo umuziki wabo bawigiye ahantu harenze ku Nyundo. Ese ibi ni ibiki Banyarwanda? Ko ngewe nari nabona umunyarwanda uririmba neza nk'aba bahanzi b'Abanyarwandakazi. Ese ko benshi bavuga ko abana ari abahanga mu kwandika imiziki yabo, ese imiziki yabo bayandikirwa na marayika, ariko se amajwi yabo yaba ari ayande? Bamwe bati aba bana barimo mwuka wera ubatera gukora ibikorwa bitangaza abantu batari bake muri Rwanda ndetse no hanze y'imbibi yarwo. Indirimbo Itara y'abahanzi babiri Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas yasohotse nyuma yuko Kamikazi Dorcas ndetse na Ishimwe Vestina batandukanye n'uwahoze ari manager wabo, umugabo w'ibigango bita Murindahabirene kasha makokiro cyangwa bita Morodekayi. Gutandukana hagati y'abahanzi ndetse na management nubwo hagati yabo babanje kubigira ibanga, ariko bikigera hanze abantu benshi bamaze kubimenya, benshi batangiye kuvuga ati cyore ese ibikorwa byakorwaga birakorwa gute niba management yitandukanyije n'abahanzi bakitandukana na management? Ariko se ubundi mwanyemereye tukabivugaho tukareka gukomeza kubica ku ruhande, ariko ducana amatsiko mu mitima y'abantu benshi maze tukinjiramo imbere mu nkuru tukayisesengura tukamenya byinshi abantu batatubwiye ku buzima bwa Vestina ndetse na Dorcas. Ubundi ni gute Vestina ndetse na Dorcas bamenyanye na Murindahabirene gusa mu gihe kitari gito hakaza undi mugabo w'umwirabura muremure bita Idrissa Idaraore? Ariko se mwanyemere tukabivugaho, ni gute management yaje gutandukana n'abahanzi bagahitamo gutandukana na management, buri muntu agacukwe n'undi agacukwe utagira aho aca akagumaho? Ariko mu muco wacu ni munyemerera ndagira ngo nce bugufi mbanze mbaha ikaze. Hano ni kuri Blessed TV Empire, mwe tubana mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi. Ndabashimiye kandi namwe bashyashya mwimvemo ikaze. Mwese mbakunda cyane nk'uko munkunda, amahoro rematanga yo mu mitima yanyu. Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira byaba byiza ukanze subscribe niba utarigeze uyikandaho, ugakora share no muri comment ukajya mugatanga igitekerezo cyawe. Ngewe wumva kandi tugiye kubana muri iki kiganiro banyita ngabo y'isonga ku isonga. Ubundi mbere yuko tubamenya bari abaririmbyi ariko ni bari abahanzi. Abo mbabwira ni Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas, baririmbaga muri korali bakaririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Urebye kurimbaza Imana kwabo babitangiye kera. Gusa iyo tuvuze abana ntabwo twakibagirwa umugabo wagize uruhare runini kugira ngo tubamenye, umugabo w'ibigango Murindahabirene nako umusore w'ibigango, kuko situzi niba afite umugore cyangwa abana bita Murindahabirene. Uyu afite amafaranga ndabikubwiye, numureba ariko jya ugira koba, ariko nanone ntugatinya umwana w'umuntu, ahubwo jya utinya Imana mugenga w'isi ndetse n'ijuru. Yakoze ku binyamakuru bitandukanye nka Radio Rwanda, yakoze ku mateleviziyo atandukanye nka televiziyo y'Isibo. Icyo gihe ni kera utagira ngo n'ubu ngubu wenda, hamwe yarakoraga bakamwishyura, ahandi akahakorera ubona ari muri stage. Ibyo byose mu kubikora cyane ndetse agahozaho byatumye agira imbaraga z'ubushobozi bw'amafaranga. Wowe nyemera tubane kugeza ku musozo w'iki kiganiro, turamenya amateka utaruzi ku buzima bwa Vestina ndetse na Dorcas, uko bahuye na Murindahabirene ndetse nuko baje gutandukana. Igihe cyarageze Murindahabirene afata umwanzuro wo kwikorana ku giti cye, nibwo yaje gushinga umuyoboro wa YouTube, ashinga channel yita My Empire. Ahangaha yakoraga ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko inshuro nyinshi agakunda gutumira abasitari batandukanye. Mu gihe gito yagize igitekerezo cyo kuba yaba manager w'abahanzi maze atangira kugishyira mu bikorwa, nibwo yaje gushinga Reba ayita My Music. Nyamara iyi Reba yaciyemo abahanzi benshi batandukanye, urebye nubwo abantu benshi batayitinzemo. Hari abo twamenye gusa hari n'abatazwi. Bamwe muri bo twamenye harimo abahanzi nka Gira Amata baje gukorana indirimbo yise Amahirwe ya Kabiri. Gusa muri iyi Reba hari undi mwana w'umuhungu wayinyuzemo bita Kenikayi, yaje gukorana indirimbo na Murindahabirene ayikorera muri My Music. Iyi ndirimbo yita Imana y'Imihanda. Iyi ndirimbo yaragiye irakundwa, abantu benshi kuri iyi mihanda barayikunda cyane.
aba bose mubwiye n'impano zitandukanye zanyuze muri MI Music nyuma gato yuko Vestina ndetse na Dorcas bari bamaze kwinjiramo. Gusa abo bose mubwiye ndetse n'abandi bahanzi batandukanye tutamenye baje basanga muri iyi Rebo MI Music umusore w'umuhanga cyane bita Niyo Bosco waje kumenyekana ku ndirimbo bita ubigenze ute. Ariko se ubundi ni gute byagenze kugira ngo Rebo yari ikomeye muri uru Rwanda yewe managing abahanzi bakomeye muri uru Rwanda isenyuke nisigaremo n'umuhanzi n'umwe wari manager wabo agatangira gukina amafilime ndetse no kuyakinisha. Ibi yahisemo kubikora ubwo nta muhanzi n'umwe yari asigaranye muri Rebo ye ubwo Vestina ndetse na Dorcas bahitagamo gutandukana na Muri nkuru amakokero umwe ukunze kwiyita Morodekayi. Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas abavandimwe babiri mu maraso ubwo binjiraga muri Rebo ya MI Music mu mwaka wa 2021. Ahangaha niho bari bagiye gutangira gukorana n'uyu mugabo Muri nkuru amakokero nkomeza kubabwira ati Morodekayi, ndagira ngo mureke kugira impungenge. Menshi muri mwe ndabareba muri kwibaza uti ese ni gute Muri nkuru yaje kumenya aba bana, ese undi ni gute baje kumenyana, ati sundi bamenyaniye he? Benshi muri mwe nkuko muhora kuri social media zitandukanye muscrollinga muzamuka ndetse mumanuka nibwo yaje kubona izi mpano zitangaje ndetse ahita ashaka ukuntu yazigeraho bitunguranye. Hano byaramworoheye kugera kuri Vestina ndetse na Dorcas, gusa kubumvisha ko bajya muri studio bagakora indirimbo ahangaha byabanje kumugora cyane. Yasanze Vestina na Dorcas ari abana Musanze basengera muri ADPR, ahangaha ikirokore cyari kibarimo cyane. Gusa ariko nanone igitonyanga gitobora urutaratari ukubera imbaraga nyinshi cyane ahubwo ari ukubera guhozaho kenshi cyane. Baje kugeraho Vestina ndetse na Dorcas bemera gukorana n'uyu mugabo Muri nkuru. Ako kanya yafatiranye amahirwe yari abonye ahita bajyana muri studio. Ahangaha Vestina ndetse na Dorcas nk'abana bakiri batoya kandi basengera muri ADPR baje kubakora indirimbo y'Imana yo kuramya ndetse no guhimbaza nziza cyane, maze iyo ndirimbo baza kwita nahawe ijambo. Iyi ndirimbo igisohoka yakoze amateka atangaje kandi atandukanye hanze, dore ko yafunguye imiryango itandukanye y'amahirwe y'aba bana Vestina ndetse na Dorcas. Iyi ndirimbo bita nahawe ijambo yarakunzwe cyane na ba nyirayo birabatungura, maze Muri nkuru nabona ko aba bana ari abanyempano ku rwego rw'isi. Ahangaha yafashe umwanzuro yiyemeza kuba manager wabo ku mugaragaro ndetse batangira gukorana ibikorwa byinshi bitandukanye. Nyuma y'igihe gito ya Muri nkuru amakokero yundi kubabwira bita Morodekayi yabonye ko Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas bamwe mu bahanzi bamwinjiriza agatubutse mu mufuka. Muri make ahangaha yaratangiye kumenya ko afite zahabu mu biganza bye, maze guhera ugatangira kurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakura Vestina ndetse na Dorcas mu biganza bye, aribwo Idirisa Idarahore yazaga agashaka gutwara Vestina ngo amugire umugore wibanire mu rugo. Ibi ngibi Muri nkuru akibyumva yumvishe ko kubura aba bana ari ukubura amamiliyoni menshi yinjiraga mu mufuka w'ikote rye, arabirwanya ariko n'ubundi bibi by'ubusa biranga biraba. Ntonganya zateye gutandukana hagati y'abo bombi zatangiye ubwo Muri nkuru yabuzaga Vestina kuba yashaka umugabo, Vestina nawe agasubiza agira ati ni uburenganzira bwanjye gukunda uwo nshaka kandi tukabanira nanone mu gihe nshaka. Ibi byabaye mu gihe kirekire barahisemo kubihisha, gusa habuze uwemera amakosa bahitamo gutandukana, ni nako kuhita bajyana inkuru yabo mu matangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye. Abavandimwe mu maraso bakagira bati twahisemo gutandukana na manager wabo akagira uti twabaye duhagaritse imikoranire hagati y'abavandimwe babiri Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas. Iyi ni Bless TV Empire, ngiye twabanaga muri iki kiganiro cyose banyitanga bayisonga ku isonga. Niba utarakanze subscribe yikandeho tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye.